ureba ko muri iyo televiziyo yawe y'iburyo uri buze kubonamo utuntu tubiri. Utwo tuntu tubiri ugomba kubonamo, iyo utubonye ugomba no kwita ku mwanya utangira kureba kuri ya televiziyo yawe y'ibumoso, gonga inyuma kuri boridire y'inyuma. Imaze kubona ugezeyo urahagarara. Gana action niba ushaka kwega indimi, Gana action ushaka kuba umusirimu, Gana action. Muraho neza, nk'ibisanzwe ni Teacher Benjamin muri Action College, nkaba nigisha kuri kategori B Manuel. Muri Action College ntabwo twigisha imodoka gusa, ahubwo twigisha imyuga itandukanye, gusuka, kudoda ndetse no gukanika. Twigisha n'indimi zose kandi mu gihe gitoya. Kuri perimeho uruca abana byose, imvugo niyo ngiro hano muri Action College. Tugiye kwiga isomo, kureba uburyo bakora isomo rya T-cross dukoresheje amapave, kuko hari aho usanga bakoresha amakona, ariko hano turakorera ku mapave. Ikintu cya mbere wirinda iyo ugiye gukora T-cross, wirinda kugonga imirongo ihari, ukirinda kugonga amapave. Ikindi kintu witaho ni ukwita ku matara yawe uri bukoresha. Iyo uri kwinjira muri T-cross, ikintu cya mbere ukora, iyo usubira inyuma ugomba kuba ufitemo double indicator cyangwa se double clignotère. Iyo urangije kuzishyiramo, ushyiramo reverse. Wamara gushyiramo reverse, ukareba neza ko amapine yawe agoroye. Iyo amapine yawe agoroye, usubira inyuma ugiye gukira imodoka muri T-cross. Iyo ugiye gukora T-cross, imodoka uyisanga ihagaze hano. Abapolisi bava mu modoka, ukagenda ukicara. Wowe ubikiri mu kizamini, ni ikizamini cya kane, ni ibizamini bikorwa kuri kategori B, gikorwa uvuye muri circulation. Imodoka yawe ibihagaze hano, ukagenda imbere, ugenda witonze, ureba ko muri iyo televiziyo yawe y'iburyo uri buze kubonamo utuntu tubiri. Utwo tuntu tubiri ugomba kubonamo, iyo utubonye ugomba no kwita ku mwanya ugomba kuba uri hagati y'iri pave n'imodoka. Iri pave hagati, umwanya ugomba kuba uri hagati y'iri pave n'imodoka ni santimetero byibuza 20. Iyo santimetero 20 uzibonyemo, urahagarara ukareba ko amapine yawe agoroye. Amapine yawe agoroye, ushyiramo ya double indicator, ugashyiramo reverse yawe. Ikintu ukurikira ni ukwita ku ipave rikwegereye, apana iry'inyuma. Iyo umaze ya pave rikwegereye, iyo uribuzemo kuva hasi kugera hejuru, uba uri kubona agatwe kawe ariko utari buze ryose. Icyo gihe urahagarara ugakata amapine yawe ibumoso. Iyo umaze gukata amapine yawe iburyo, iyo umaze gukata amapine yawe iburyo, ukomeza inyuma, ariko ntabwo uba ukiri focus kuri televiziyo yawe y'iburyo, ahubwo utangira gufokasinga kuri televiziyo y'ibumoso kugira ngo utaza kugonga. Impamvu byitaho ni kugira ngo wite hano kuri iyi nguni ya hano. Icyo gihe ubona uri bugonge hano, urahagarara ugakata amapine yawe ibumoso, ugakuramo double indicator, ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso, ugashyiramo vitesse ya mbere, ukigira imbere. Wigira imbere ushaka iki? Uba uri gushaka muri televiziyo yawe y'ibumoso ko ubona ko wa mwanya yawe kutari bugonge. Ibyo ariko ubikora witaye nanone ku murongo wawe wo hagati. Uyu murongo wo hagati ntabwo we dukora manevre, ntabwo tuwukandagiramo. Iyo tubona turi buwukandagiremo, turahagarara tugasubiza amapine yacu iburyo, tugasubizamo double indicator, kuko igihe cyose dusubira inyuma tuba tugomba kuba dufite double indicator. Iyo tumaze gusubiramo double indicator, twakase iburyo kugira ngo tubone ya myanya yacu iringaniye, duhita tugorora amapine. Ubundi twarangiza kugorora amapine, tugasubira inyuma, tugakomeza tujya inyuma gake gake tujya gushyiramo imodoka yacu hano muri T-cross. Iyo tumaze kugera muri T-cross neza, ikintu dukora ni gukuramo za double indicator. Twamara kuzikuramo, tugakuramo na reverse, tukavuza ihoni, tukamenyesha umupolisi wacu ko imodoka yagezemo. Imodoka imaze kugeramo, bakatubwira dusohoke.
dusohokera ibumoso. Mu gusohokera ibumoso ntabwo dusohokera ku murongo hepfo y'umurongo w'ibumoso bwacu, ahubwo tujya ruguru y'umurongo wo haruguru, wa wundi twirindaga gukandagiramo tugaca mu gisate cyo haruguru aricyo cya hano. Iyo urangije gusohora imodokari yawe ugomba kuyishyira muri kino gisate, kuko iki ni igisate cy'imodoka zigendera iburyo, hepfo ni igisate cy'imodoka zigenda zijya gutera kuri T-Cross. Hano tuba dusohotse muri T-Cross. Iyo usohotse muri T-Cross uhita uhagarara ukazamura feriyamu ukavamo, kuko icyo gihe umaze kuyitsinda. Ubwo ubusigaje ikizamini kimwe cya demarage. Tugiye gukora ibyo twari tumaze kubasobanurira, mukurikire kuri ekara yanyu. Tugiye kureba uburyo bakora T-Cross. Twari tumaze kubisobanura mu magambo, ariko ufungura umuryango wawe ukicara mu modoka, ukambara sentire. Umushoferi wese utwaye imodoka agomba kuba yambaye sentire. Umaze kwambara sentire yawe ushobora gusetinga intebe yawe ukamera neza ku buryo nta kibazo, ubundi ugacana imodokari ugashyiramo vitesi ugakuramo na feriyamu. Iyo urangije tugiye kureba uko T-Cross tuyikora. Dukurikire. Ugenda ushaka wa mwanya wawe witonze gake gake, nta kibazo kindi ufite, nta n'ibintu by'urusaku, utuje uri gutekereza ibyo ugiye gukora. Hano wa mwanya wacu turawufite. Iyo tubona tuwufite tureba neza ko amapine yacu agoroye, tukayagorora, ubundi tugashyiramo ya rivansi nababwiye, tukibuka gushyiramo double indicator. Iyo double indicator uzishyizemo ugomba no kureba ko na retroviseur zawe zose zimeze neza. Hano noneho tugiye gukuramo ka kantu ko kuri kwipave k'iburyo, niho turi kureba na ya mapave abiri tuba turi kuyabona, ubundi tukagenda twitonze gake gake. Iki ni ikizamini gikorwa uvuye muri circulation, uvuye gutwara imodoka mu muhanda. Iyo ukabuze urahagarara ugakata amapine yawe iburyo. Iyo ukase iburyo utangira kureba kuri ya retroviseur yawe y'ibumoso, ukagenda witonze gake 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 gake, ureba ko uri bugonge ya pave. Iyo ubona uri buyigonge kuko urahagarara ugakata amapine yose y'ibumoso, ugakuramo double indicator, ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso. Iyo urangije gushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso wigira imbere uri focus kuri wa murongo wo hagati. Iyo ubona wa murongo wo hagati uri bugonge usa nk'usatira gake gake witonze gake ntugonge. Ubundi warangiza iyo uri bugonge usubiza amapine yawe iburyo, ugakuramo cya kinyoteri washyizemo cy'ibumoso, ugashyiramo double indicator. Ukibuka ko igihe dutangira igihe cyose dusubira inyuma tuba dufitemo double indicator. Tugiye gusubira inyuma dushake wa mwanya wacu, turebe ko tutakigonze ya T-Cross. Iyo usubiye inyuma ukahabona uhagarara ukareba no hirya ukagorora. Iyo umajije kugorora imodoka usubira inyuma gake gake witonze, ukomeza kugeza igihe ugereye hepfo. Gusa ugenda witonze kugira ngo utaza kugonga inyuma kuri boridire y'inyuma. Iyo umaze kubona ugezeyo urahagarara ugakuramo reverse, ugakuramo double indicator, ukamenyesha umupolisi ko wageze muri T-Cross. Ubimenyesha uvugije ihoni. Iyo uvugije ihoni akakubwira ngo sohoka, uhita ucana rya tara ryawe ry'ibumoso, ubundi ukagenda. Iyo umaje gusohoka nibwo utangira gutekereza guca haruguru y'umurongo wo hagati, ubundi ugasohora imodokari yawe
ukayizana mu gisate cyawe cy'ibumoso, ukagenda gutya witonze, ubundi warangiza ugasubizamo imodoka yawe mu gisate cyawe. Hano niho uhita uhagarara ukazamura feriyamu, ugakuramo na vitensi, ubundi ukava mu modokari yawe, ukaba umaze gutsinda T-Cross. Bagiye kuri T-Cross, tuvuye muri sirikirasiyo. Ugomba kumenya ko ugomba kuba ufite umusentire wawe. Uvuye muri sirikirasiyo gushyiramo amavitensi, ugiye gukora T-Cross ushaka ya mapave yawe abiri asa nk'atambitse iburyo n'ibumoso, ukabyitaho. Nanone ukaba focus kuri wa mwanya ugomba kuba uri hagati y'ikona y'ipave n'imodoka. Iyo umaze kubona wa mwanya uri hagati y'ipave n'imodoka, uhita ushyiramo reverse na double indicator, ubundi ugasubira inyuma ugiye gukora T-Cross witonze gake gake. Ka kantu kawe wakaburamo, ukabona guhagarara ugakata amapine yose iburyo, ukajya inyuma uri focus kuri ya televizeri y'iburyo y'ibumoso, kuko iy'iburyo twamaze gukuramo wa mwanya wacu, tugakata imodoka tugenda gake gake, twongera gutyo, ubundi gukora ya manevure. Ni byiza gukora manevure kereka iyo uri kubona utari bugonge, ariko iyo ubona uri bugonge ukora manevure kugira ngo imodoka yawe igende neza yitonze, wita no kuri wa murongo, ukareba impande zawe zose ko bimeze neza, ubundi ugahita ugorora, ugakuramo cya kinyoteri, nanone ugasubizamo double indicator. Iyo urangije gusubizamo reverse, bishyizemo reverse, ukomeza inyuma gake gake witonze kwa kundi twabibonye, ukomeza tugenda, ariko nanone ukita ku mapave y'inyuma. Iyo umaze kugerayo urahagarara, ugakuramo reverse yawe, ugakuramo na double indicator, ubundi ukamenyesha umupolisi ko wagezemo, ubundi kuzihoni. Nanone hari igihe ariko umupolisi ashobora nanone kukubwira ngo usohokere iburyo bitewe n'icyo we agutegetse. No gusohokera iburyo bijya bibaho, ariko akenshi muri T-Cross dusohokera ibumoso. Noneho tugiye kureba dusohokeye iburyo, ucana ikinyoteri cyawe ukigira imbere gakeya gake, ukareba ko televizeri yawe iringanira na rya pave itambika, ubundi ugakata amapine yawe. Iyo usohokera iburyo ntabwo wirinda gutwara imodoka ngo ugonge muri wa murongo wo haruguru. Imodoka yawe uyizana mu gisate cya hano hagati gutya, ukazana imodoka gutya. Ikizamini cyawe uzamura feriyamu, ubundi ukazimya imodokari yawe, ugafungura umusentire wawe cyangwa umukandara, ugasohoka mu modokari yawe. Urabona ko ikizamini cya T-Cross ni ikizamini cyoroshye gutsindira. Gana Action College, uhamagare iyi nimero, ubundi uze utsindire ibyangombwa byawe. Murakoze cyane, kari muri Action College. Gana Action, niba ushaka kwiga indimi, Gana Action, ushaka kuba umusirimu, Gana Action.